ngo bari abantu bashaka kubica, nibo bantu bajyaga baganiraho umunsi ku wundi ngo bikene bike ngo Gaju ndabimenya. Mami, ndifuza ko nanjye nazajya gusura Jimmy mu rugo. Yego, nta kibazo. Murakoze. Papa Gaju, none se mutware wanjye ya gahunda ya wa mwanda we uyigeseye kugira ngo bive mu nzira nyine, umuntu abiri gutinda. Urambonera ngo umwana wacu asibye umuryango arindagire bigeze hari Mama Gaju. Papa Gaju, nari nzi ko utari kubireba, ariko abonye bari abantu atari mayibobo, njye narabikubwiye nta kigenda cyabo. Wabonye ko ari agakecuru. Mwana wanjye ndagukunda, umbabarire ko nkutengushye. Ndagutengushye pe kandi umbabarire. Gaju, none se byatunganye? Yego Mama Gaju, byatunganye. Yes. Nkeneye ko uriya muhungu amigisubizo yuko umwana wavuye mu nzira. Nuvemo. Papa Gaju, unkoreye umvugutiye umuti, ikintu kidasanzwe. Nanjye rero mutware wanjye unyishije uriya mwanda wari waratuzengereje mu rugo rwacu. Harya mu Rwanda habonetse umukinnyi wa filime ngo ni Intare y'Ingore, nanjye ngiye kubiyaka ya kabiri muri iki gihugu. Ubwo rero ubwo uyu munsi ndaserebura we agomba gupfa, umwanda ukava mu nzira. Yes. Kubaza ibintu bibiri gusa, ibyo Mama Gaju na Papa Gaju baganiraga. Ntabwo mubwiye. Nutabimbwira reka ngenda mbibwire mabuja na boss ko wabumvirizaga. Ngende wabwire niba hari ibihano ufite ko wambonye. Ngiye kubivuga. Habimana Karame, basi ngwino mbikubwira. uhigiraga se ubundi wigiraga ibiki? Mbwira nyine, mbwire rega nakubonye. Ega nuko wabuze uniganigo nigushaka kunyica kandi mva nyine mbikubwira. Wabuze ikintu kiri gutegurwa muri urugo? Ntacyo nzi. Ibintu maze iminsi ngende kumva, nicyo kintu mba ndi gukurikirana amakuru cyose. Muri urugo hamaze iminsi hari inama zidasanzwe. Mva nkubwire, wari uzi ko abashitsi baje baturutse mu cyaro, Sheri wa Gaju na nyina baje bavuye mu cyaro bashaka kubica. Icyo kintu nacyumvishe kuva kera bakora inama buri munsi batari bazi. Kumbe niyo mpamvu cyagenda nabonaga mabuja atwirukana twese tugasohoka ugasigara. Nanjye buri kumva inkuru burya naragarutse ndahengeza mbona uyu murahenge, afu nanjye naje nishakira amakuru. Umva nubwo bamabuja n'abagome bafite gahunda bahamagaye n'abantu turabashyira muri polisi, njye niko ndi kubivuga. Yes we ntabwo ndi. Okay, njye ndaje nishakira amakuru kandi ndayabona kugiye. Ayo mfite nayo. Man, kuki numvishe bitandeba koko? Ukiza ubugingo bwanjye. Bahungu banjye. Yes boss. Amakuru maze kuyafatisha neza. Yes boss. Mugomba kugenda. Imbeba mukayifata ikiva mu mwobo. Yes boss. Ako kandi ntihagire ikofi. Nongere mbibabwire. Bigaragara ko hagira ikimenyetso cyaboneka aho hantu. Wa muhungu wanjye natumye kuzana amakuru ya nyuma. Ubu ngubu ndumva ari mu nzira ko amaze kumbwira ko amakuru agiye kuyanzana. Yes boss. Reka yazane rero. Ubundi bahe ikimenyetso cyanyu. Yes boss. Pesa. Ya.
meze neza. Yes. Sa dore wa muhungu nababwiraga yahageze. Boss, imbeba iri mu gipimo. Boss, ahakorerwa akazi nateguye neza fresh. Sawa mujye mu kazi rero. Clarissa we mana yanjye, wowe duheruka kubona Jimmy ka gahungu ko kwa Dativa? Nakomeruka kubona umenya karanapfuye. Ko naheruka kukabona. Shabura bishoboke kuba baragiye handi za Kigali kure wa mukobwa bahuriye kuri za Facebook njya numva. Urase ninde wakemera? Karagatindi noneho. Agatindi. Nta mutindi. Ninde se wamwemera uramutindi? Urunyunuka kuriya noneho udafite hepfo no haruguru. Ntagira inkweto yo kwambara, nagira umupira wo kwambara. Reka sinakubwira imvunja zaramwishe. Yewe nibagira n'isafuriya yo guteka. Hana yanjye. Nyine nje numva nyine kuko duturanye urumva ziko yagiye i Kigali. Urumva ari ku mana yanjye. Simbizi uriya muntu usubira i Kigali bazagenda bamufata nk'umusazi. Hana yanjye. Ruraro uruntu bwo mu batindi. Buriya koko njya kugira ngo nkundane na rwo. Njyewe rwose nashaka kuzimu kugira ngo nkundane na ruraro rwo mu batindi, nkashaka dayimoni izajya ndaza ku gahinga no ku gasozi kugira ngo nkundane n'uramuntu tindikaza. Tumeze neza. Nyiriwe neza. Kitachiri 420. N'ubushize ukuntu mwambaye igitoki kibi. None ubwo nkawe urabona utakiranguye gutyo wakicuruza gute? Kuko abantu bagirore se ko mwicaye nk'abantu bari muri muhagamba. Urabiza amafaranga n'ayanjye kiri kubanga. Rero ngiki igitoki cyabari kizima byaje kuza. Reka nkubwire natwe tuba twaranguye. Sibyo? Ntabwo tuba tuzi nimba harimo ibyaye n'ibitahiye rwose wabundenganyije kuko ntabwo mbyiyezereza sheri, sibyo? Umugabo yambaye amafaranga njye guhaha apanga kumumenya bimeze kuri iki. Nese sheri ko nanjye mba naranguye ntabyikuriye mu murimi wanjye rwose ubwo ntiwabundenganya. Mureke gufuboza n'ubundi bano ngaba bacuruza ibintu bipfuye bya makeya, natwe dutanga makeya. Ariko nagira ngo mbamenyeshe ko tutazongera guhahira hano ngaho. Kiriya ni mwihahire muze muhahe mujye muva kuri bari abatindi. Ego. Mama gawe basi numva. Numvise ngamwe. Urabona nyine icyuma sibyo. Mama ikintu kigiye kuba basi nyumva kandi ntega amatwi. Rero mu maso yanjye. Suri mama wanjye sunkunda. Icyo kigiye gukora ni iki? Kujya ducike bari abicenye ngo tugomba gutandukana. Ntasigara nyine. Oya. Mama ndakurinda. Ubizi ko nakubwiye. Turaca mu nzira ebyiri zitandukanye, tugomba kugeza mu karere cyane kari kuri.